icyo gihe namufashije twihindurira nka muntu twayigize abahutu turayihindura turagenda uyihindura gute n'ikaramu yawe narayihinduriye yego genda namufasha n'uwo mwana ari n'ikaramu wumva nafashe urwembe yego urashishura ndashishura gake ku buryo wadakomereka nshyiraho ahagomba yego n'ubu ariho urumva nawe ubona n'amazuru yawe yego agaragara komere cyane byakubereye igikomere kinini cyane n'ubu hari igihe ntasinzira ntagiye mutekereza ngatekereza ukuntu agahora hari igihe yambwira ati jenoside itaraba yakunda kwifata hano ku mutima yego akambwira ati numva afite ubwoba urumva mwana ungana gutyo yari afite ubwoba avuga ati mfite ubwoba muri bane mufite ubwoba yego komera muze komera cyane uko nyine bigenda nakoze ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze by'umwihariko muri buno buzima twizere ko mumeze neza muri hose hatandukanye mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu turi kumwe n'uyu mugabo yitwa Hitiyise Enias ni umugabo ufite inkuru y'ubuzima bwe ariko nanone n'umwana yabuze muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 tuguha ikaze Hitiyise murakoze cyane n'amahoro ibintu byose uno mwaka urumva biraho se uko harimo ibigoye ntabwo byabura ariko wafashe icyemezo gikomeye nyuma y'igihe kinini cyane uvuga uti reka nze gushakisha umwana wanjye nabuze muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ubundi mwaburanye gute duhera aho ngaho umwana ukuntu yabuze yewe nari mfite umudamu twashakanye 8-7 umwana wa mbere twamubyaranye 8-8 wa kabiri tumubyaranye 8-9 ugeze 9-1 umudamu arapfa umwana asigana n'abana bajyana kwa sekuru na nyirakuru ubwo ubyara mama wawe ubyara ukubyara niho abana babaga twari dutuye ahahoze komine Masango prefecture ya Gitarama akagari ka Nyakogo no umudugudu ubu ngubu ari kubwo hitwaga Serire gashira bwoba ni ku rugabano rwa Murama n'Amasango ahegereye Igitwe iyo twabaga twarege Igitwe twegereye n'umuhanda munini naho mwe mutuye naho twari dutuye gupfakara ukiri mutoya byakugoye gute duheraho ngo mbere ko wenda tujya mu bindi narabyakiriye nta kibazo ntabwo byari bigoye cyane yego 9 nari yumva 9 kanirangiye nko mu kwa 8 nashatse undi mudamu dufitanye abana babiri yego yego jenoside iza kuba rero uza kuburamo umwana wawe ubundi gihe nabaga hano i Kigali noneho ubona mbega jenoside itangira gihe nabaga hano i Kigali noneho nibaza ku buryo nzataha n'uburyo ngiye numvaga nzawenda sinzi kuko i Kigali byabigoye bica abantu hariya kwa Kabuga hariho n'abaga munsi kwa Kabuga niho n'abahafi mu mashuri ya primaire noneho nigira inama mbonye basirika mbonye ubona yaba impunzi z'abaganyacyonga ndavuga mfata icyemezo cyo kujyana nazo ubwo naragiye ndara ku Kamonyi buracyanira ikabwayi ubwo ku munsi wa gatatu niho naraye mu rugo hageze nabo nsanga byabaye bibi cyo kwa data bacu aho bita Ikiganda ni muri Nyanza no hageze naho byabaye bibi bangarutse mu rugo ariko igihe kiragera noneho ukwa kane kwarabaye ubwo nari ndi mu rugo nari no kwa gatanu kujya gushira niho nahavuye
ndagenda ndambuka ndi kumwe n'undi musore icyo gihe namufashije twihindurira nka muntu twayigize y'abahutu turayihindura turagenda. uyihindura gute? n'ikaramu yawe? narayihinduriye. yego. genda namufasha n'uwo mwana ariko n'ikaramu? n'ikaramu wumva nafashe urwembe yego. urashishura? ndashishura gake ku buryo wadakomereka. nshyiraho abagomba yego. n'ubu ariho twarahokanye ubwo twaragiye tugera. ubwo bwenge wakuye hehe? ubwo bwenge wakuye hehe? amakuru mfite nahawe n'umugabo witwaga umwana mwakira rwose yarambabaje witwaga Karangwa twaduturanye. arambwira ati murumuna wanjye yaragiye ati kandi ikuntu yagiye ati yari afite indangamuntu ati yahinduye. yego. angira iyo nama numva nayo nayikora. yego. no maze rwose nabikoze birampira tufata icyemezo cyo kugenda. icyo gihe baraduhigaga cyane n'uwo mwana na barumuna be urumva n'abakuru be barabishe icyo gihe. tumamaze kuhava natwe iwacu baradutwikira. natwe dufite inzu y'igikoni barayitwika ariko badutwikiye inzu ntoya ariko nini irasigara. ku Muhima se? oya hano nyine aho ngaho mu Ruhango yari muri komine Masamba. noneho genda mu rugo mbasigaho n'abana. nari mfite papa wanjye yitwaga Eliya na mama wanjye yitwaga Eliana. ni mushiki wanjye wa Kamuga witwa Nerida. abana urumva umwana yitwaga Ndahimana Ramu twamwitaga Didi. niho twamwitaga twamuhimbye nyine twari twaramuhimbye. na mushiki witwaga Muhere Solange ariko yari afite izina ry'isirino rya Pichu. nuko twe twaragiye nyine ubwo turigendera mbasigaho. umva mu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu kurarangira inkotanyi zifata igihugu. bafashe Ruhango turi mu Ruhango. turava tugikinazi batujyana Kinazi turava tukomeza agarukiye ku Ruhuro. niho twagarukiye ndagaruka mu rugo. ngarutse mu rugo nibwo nasagaga mu rugo barahari. akaba twari duturanye n'umuntu nyine urumva namukubwiye. ntabwo abandi wamubwiye. yego. twari duturanye n'umugabo witwaga Viana Mudahinyuka we babita Bizuzu. afungiye Mageragere. yakoze jenoside. hariya ahubwo mbona sinzi yishe abantu bagaba ibitero byinshi hari iwacu. yari afite abantu bamurindaga nibo bishe abantu. noneho ubwo nagarutse nyine mvuye mu buhungiro ngarutse nsanga mama arahari papa arahari na mushiki wanjye arahari n'abo bana ariko nsanga umwana umwe w'umuhungu uwo witwa Didi. umwana wawe? Cyeco arambwira ati twagiye kuvoma nyuma arigendera arihungira. yabonye abantu barihungira. nuko ubwo rero niryo rengero ry'uwo mwana ntago nzi niwe ndi mu kurangisha ubu ngubu. icyo gihe umva hashize imyaka myinshi. imyaka 30 ubu ngubu irashize. kuko nagiye no muri seyiseri ndabaza banyereka n'ibitabo baratumva. nagiye no muri Alfred na Nyanza umushakemo barambwira ati umwana iyo aza kuba ari hano tuba twaramukuzaniye. umva yari afite imyaka 6 yarazi ubwenge ho buke. yego. ntiyari gukora n'ibintu na bike bituma tumumenya tukamukuzanira kuko bari ko duturanye. Nyanza na Ruhango na Ntuza na Gitwe ni hafi. ati tuba twaramukuzaniye. hasaza umukecuru rwose ukuze hambwe atabara menshi nabajyanye na za rwose na za Kirinda. narabajyanye. abashaka kumenya ubwenge nyine bakamenya nibura aho bavomaga aho batashyaga aho basengeraga. narabajyanye. komere cyane. byakubereye igikomere kinini cyane. oya n'ubu hari igihe nasinzira. ntagiye mutekereza nkatekereza uko agahora hari igihe yambwira ati jenoside araba yakunda kwifata hano ku mutima. yego. akambwira ati numa afite ubwoba. urumva mwana ungana gutyo yari afite ubwoba. avuga ati ufite ubwoba muri bane mufite ubwoba. yego. komera muze. komera cyane. uko nyine bigenda. murakoze.
ahantu byakugoye urumva kubura umwana gutyo ntabwo bura kumutekereza. birumvikana ntabwo bishobora kubura. wenda ni no kumwibuka ubwo urumva kubura abantu muri jenoside yakorewe abatutsi tuba tugomba wenda bariho batariho nta wamenya ushobora kuvuga uti ashobora kuba ariho cyangwa atariho no kugira ngo n'umutima wawe ngewe nkimubakimya mukecuru akimara kubimbwira numvise mfite icyizere cyo kuzamubona. hari amakuru yampaye make ariko Imana ishobora kubikora yabikora. none se wenda navuga ngo wagerageje gushakisha ahandi se? Oya hano nashakisha ni muri CSR n'aha ngaho hano Kacyiru hano muri SOS nagiyemo akarambwa ati ntawe nta mwana uhari ntawe byanze kunze kubura mu Ruhango ni Nyanza nagiye muri referena yaho ubu nta nikiriho yarafunze waremwe abana nyine babandi bo mu muhanda. abana bose babagamo twarabatanze bose babonye burebye basa n'ababonye imiryango yabo. tujye tubona abantu bari bakuru bakaboneka bibaho cyane. bakaboneka nyuma bari bafite nk'imyaka 35. 35 uyu munsi birashoboka cyane. uwo mwana se yari umwana mwiza cyane kibyibyushye igishu ukuntu cyari kigera afite n'amenyo abashiririye yo hejuru twaratinye gushira. yako ari umwana mwiza wumva mfite ifoto mfite ifoto afite imyaka mikeya ntago mfite afite iyo myaka. ufite ifoto ntago yiza ahinduka cyane. ndayifite ko ari muto. afite imyaka nayo mfite. byakugoye gute kubana icyo kintu ntuzi ko yapfuye? ntago nzi ko yapfuye sinzi n'abakiriho. yego ari igihe nasinzira. biragoye nyine kubyakira nyine nta kundi. jenoside nyine dukozeho. nta kundi ni ugukomera cyane. nta kibazo ni ugukomera. uwo mwana ihari yitwaga Didi? yitwaga Ndahimana Eramu. yarazwi ku izina rya Didi. nindi twakunda no kumuhamagara Didi. Didi. yego ku buryo nawe se washoboraga kumuhamagara akaba nyine urumva umwana akubwira ati jewe numva afite ubwoba ubyo byose yarazi ubwenge. yakunda kumbwira rwose na Joseph Taraba ati mama afite ubwoba. urumva umwana uvuga gutyo aba afite ibyo bazi. yabikubwiraga biturutse ku kisa? yarampamagaraga gusa akambwira ati papa tuko mama afite ubwoba. ntago nzi icyo bimuteraga. kuri telefone tuvugana mbona nkubona. yego kubera umwana muto se nta telefone zabagaho za ntuza. yego za mobile money nako za mobile. yego ati papa ndumva afite ubwoba. ati ko mpora mfite ubwoba. numva jenoside taranaba. yego icyo kintu se kandi mama we yari yarapfuye. ubwo ntabwo yafite icyo kibazo se cyuko wenda mama we yari yarapfuye kandi ibyo bimutera. wowe ushaka ko ari jenoside yiyumvagamo cyangwa afite avuga ati uburyo azabura bishobora byaramuzemo. ikindi navuga twari duturanye n'abantu niba nabashyiramo nta kibazo sinzi. yego kuko twari duturanye n'umugabo witwa Sezibera niho twari duturanye urugo ku rundi ruguru ahagana haruguru. ahagana hirya nanone hari umugabo witwa Kimonyo. ahandi iburyo bwacu hepfo hari umukecuru witwa Mariya. yari afite umuhungu ubu ngubu twarokokanye witwa Ntabajyana twamwitaga Sehene. hepfo mu nzira banyuragamo bajya kuvoma kwa Feniyasi. yego wenda nk'amazina y'abana bari batuye aho ngaho bakundaga gukina nawe? yari afite abana ba mushiki wanjye. abana ba mushiki wanjye twari duturanye hafi. umwe yitwaga Marcel undi akitwa Mariyamu na Marceline. abo bakundaga gukina nawe se wibuka? abana bakundaga gukina nabo abana twari duturanye batoya. ntago wabibuka amazina? oya aba twari duturanye abo ngabo nkubwiye
ni witwa Ntabajyana Peter wa Sehene. ndavuga abari mu kigero kimwe nawe Oya, ntabwo kugira ngo niba ntaho yakundaga kujya. Yakundaga kuba ari mu rugo, ntabwo yazereraga kuko twari dutuye nk'aha, abandi batuye nko muri metero 200 300. Ntabwo twari duturanye gutya ngo zegeranye. Ikintu utajya wibagirwa ku mwana wawe, ku mico umwana yari umwana wito umwana w'imyaka 6, yari mutoya, nta n'ikibazo kindi yari afite. Tuba nta kindi namuvugaho usibye ko yari umwana mwiza w'imibiri yombi. Mushiki warahari, mwita Muhire Solange, twakunda kumwita Pichu. Yego. Byanze bikunze gukomeza kubaho muri runo rugendo rw'ubuzima utamufite byabaye igikomere kinini cyane. Yego, munamutekereza. Hari abantu bagira gutya hari abonzi bapfushe abana muri jenoside, nyuma yakongera gushaka umugore cyangwa gushaka umugabo, akongera gufata ya mazina y'abana ba kera mu rwego rwo gukomeza wenda kwibuka abana ba mbere. Yewe ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze. Hari umuntu utazi uburemere bwa jenoside, ndashaka kutubwira mu buryo burambuye, utazi uburemere bwa jenoside, barokotse jenoside, babuze ababo muri jenoside, wabwira gute ko abantu bababaye bite nabo babuze muri jenoside yakorewe Abatutsi? Oya, ni akaga gakomeye. Urumva nanjye narirokotse, so kuba ngo nanjye nayibayemo. Ese mbwira yaranga umuntu wahinduye yarakurokoye? Yarandokoye nyine, nagendaga nyereka abantu. Harawagiraga se ukayerekana? Bakandika nkigendera. N'uwo mwana twari turi kumwe, twageze ahantu hitwa mu Rugogwe, ni hafi ya urenze hafi y'Intosho, aho bita Intosho hari muri Ruhango. Twaragiye twarazindutse cyane, twavuye mu rugo nka saa 9 z'ijoro. Turagenda turambuka i Murama, twambuka tugeze aho bita Nyabitare, turambuka tugera mu Rugogwe. Abo bantu nibo twahuye, duhura n'abandi bantu hari bariyeri, turayibereka, twikomereza kuko ngo twaratandukanye, twanze kugendana. We yaragiye ahantu bita Intosho, giye nkomeza bita Kaganza. Narayiberekaga bakayinsubiza. Yarandokoye pe. Yego. Ntabwo waba ufite ubwoba se bwa? Ntabwo ntabwo mfite. Je nitwaje ikintu nakoze, nafashe iyo rangamuntu nari mfite, fata n'ifirimbi zimwe z'abasifuzi nini, nyishyira mu ijosi, nyishyiraho umugozi nk'uko umeze gutyo, nitwaza n'inkoni, nuza ipantaro nyishyira mu masogisi. Yego. Byaramfashije cyane kuko babonaga wenda ko nanjye nawe uri kimwe nabo. Ndi kimwe nabo. Yego. Yaramfashije kabisa. Ugatambuka. Agenda ngera ahantu umusore twakorana twabaga na Kigali twa Eridad. Iwabo yabanaga na mama we, papa we yapfuye kera. Turaba Nkotanyi zafashe umurongo ariho tu. Ubwenge njavuga ngo iyo bumenywa na benshi. Ariko abantu benshi bagiye nk'abantu bagize amahirwe. Nzi abantu muri komine Masango, hari abantu wagiye atanga umuntu ku bantu bararokoka. Wagiye atanga amarangamuntu mashyashya y'Abahutu. Yego. Bakarokoka, agapapuro kakakurokora neza. Kakurokora rwose, kumva urumva nawe ubona n'amazuru yawe. Yego. Agaragara. Yego. Akubona ntabona. Ako mwana we yarandushaga. We yarafite izuru rwose, ubona n'agakarake, ukabona kandi yabayo. Yego. Ntaho bigeze bafata bagira gute? Oya. Abadufashe nyine twarazibereka kwa turi tukigenda. Ushima Imana gute rero ko iyo rangamuntu wahinduye kandi narayihinduye rwose, iramfasha. Nta kibazo nagize. Oya, reka twizere Imana. Imana niyo nkuru, umwana azaboneka. Yego. Mfite ibyiringiro ko ashaka kuboneka. Yaba ari mu gihugu, yaba ari hanze, birashoboka byose. Yego. Ashaka kuboneka. Uyu mwana rero tumugaruke wa mugani kugira ngo n'abantu uwo mubona cyangwa nawe niba ndayikohereza, turaza kwinyoherereza. Ndayifite.
yego iyo mfite ako yarakiri muto yarafite nk'imyaka 2 n'igice 3 birumvikana ntabwo mfite birashoboka ko nawe yifotoje nyuma ya jenoside akiri akana ariko ntabwo ukurikije uko asa ntabwo yahindutse cyane uko yagiye ameze ntabwo yahindutse cyane yahindutse buke niko cyane cyane kibyibushye buryo cy'imibiri yombi ifite rero yakutse n'utwinyo ajyana agenda afite utwinyo twa hejuru twari twataye gushirira wumva ufite icyizere cyo kuzamura numva afite icyizere yego ugishingira sinzi igihe ariko ndagifite reka tubyizere wenda ku muntu wakwifuza kuba cyangwa nawe aramutse atubonye cyangwa waba ufite nk'uwo mwana cyangwa afite nk'umwana yego watanga nimero ya telefone yawe telefone yanjye ni 07 078551 500 88 yego ndaza kuzishyira no hasi ku muntu wifuza by'umweko ndaguha n'ifoto kuvugisha yego aza kuyema kuri WhatsApp kuvugisha aza kukuvugisha yego mwakoze kubana natwe kandi mukomere namwe mwakoze kunyakira birumvikana ko kubura umuntu ni ibintu bikomeye pe n'abandi navuga ngo bameze nk'abo ngabo bashakisha abana babo bavandimwe babo hari igihe umuntu avuga ati murumuna wanjye yaba yararokotse umwana wanjye yaba yararokotse mfite akagenda kose birashoboka kuko njya numva n'abandi bana bagiye babura kandi bafite imyaka 2 3 bibaho cyane bibaho gashobora kuboneka wakoze cyane namwe murakoze